Uyu munsi tugiye kuvuga umukobwa wigaruriye imitima ya benshi, haba mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose wamubona kubera ubwiza bwe n'ikimero gitangaje. Ikirenze kuri ibyo ni umukobwa w'umukire byahamye, nushaka umwita umujejetafaranga, umugwizatungo, umuherwe cyangwa se wahiriwe n'ubutunzi. Umwita icyo ushaka, kigomba kumenya ko uko yagafashe. Uwavuga imitungo ye ntiyayirangiza, inyubako ye idasanzwe, imodoka zihenze n'ibindi. Isundi uyu mukobwa uduteye kurondogora ni muntu ki? Ni gati ki wa mugani w'Abanyarwanda? Yitwa nde? Ni gute yageze kuri iyi mitungo? Kate Bashabe cyangwa se umwite Catherine. Kenshi y'abanyamakuru bamubajije uwo ari we, akunze kuvuga ko yarezwe na mama we, agakurana inzozi zo kuzaba rwiyemezamirimo. Iyo umureba atanga interview ku bijyanye imibereho ye cyangwa se iyo bamubajije uko yiyumva kubera ubwiza bwe, akunze gusubiza ati iyo waruzi ukuntu nkiri agakobwa gato nari nitereye nk'abahungu, ati bimungita mwiza nanjye nabonye biza. Yageze ku buto bwe noneho akubwira ukuntu yakubaganaga, akavuga ukuntu wajyaga avuga ngo sha n'inkura zigurira televiziyo yanjye. Ibyo se kandi yabiterwaga n'iki? Atuzi kuba uri kureba filimi acteur yaba agiye kwica de bande mu rugo iwanyu bagahita bafunga televiziyo umujye kuryama. Yewe wishinze ibiparo bya Kate Bashabe byakwibagiza icyatumye duterura iyi nkuru. Gusa izari inzozi ze zo kuzigurira televiziyo, uyu munsi tuvuze ko yazigezeho ndetse akazikuba inshuro ntabasha kubara, umenye tutaba twibeshye. None se dufashe inzu ye yonyine imwe ifite agaciro karenze miliyoni 400, we niba uzi imibare harimo televiziyo zingahe? Nushaka ubarire ku giciro cya televiziyo uzi zihenze kurusha izindi mu Rwanda. Wibuke neza izo miliyoni 400 ni ku nzu yo imwe gusa. Ibuka ko afite n'indi mitungo. Tuvuze ku nzozi ze ukavuga ko yazikabije, umenya noneho ntawatunyomoza. Ariko ikibazo uri buze gusigarana ni ukwibaza ngo ubundi iyo mitungo yose ayikomora he? Yarayibye, yirazwe n'ababyeyi. Ndabizi uyise uvuga ngo ubwo se umukobwa mwiza nk'uwo turi kureba ku mafoto yabura ikigabo kimuha imitungo. Uyu munsi rero wiyemeje kukumara ayo matsiko yose ufite. Icyo usabwa ni ugutera agatebe ukareba iyi video yose ukayirangiza, urajya kugera ku musozo wamaze kumenya Kate Bashabe icyogere mu bakobwa, umukobwa usobanutse kandi wisobanukiwe. Mbere ya byose ariko wayikaze kuri channel yacu, nge mujye kubana ni Ohayas bahuje imigo. Ikiganiro cyo ni isi byamamare, intwari n'abakire. Mbere yuko nkomeza banzo kandiraho hantu handitse subscribe niba utarakanda, ukari no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro biryoshye nk'ibi ngibi. Ikaze mu isi y'umukobwa udasanzwe Kate Bashabe. Dore rero bimwe mu bintu 10 byafashije Kate Bashabe kugera ku bukire. Icyambere, ubushake bwo guhanga udushya. Nkuko twabibabwiye dutangira, Kate Bashabe yivugira ko yakuze yumva yakikorera. Uyu munsi wa none Kate Bashabe ni rwiyemezamirimo wahisemo kujya mu bucuruzi bw'imyenda ndetse no guhanga imideri itandukanye n'iy'abandi. Ibi bimuhesha kumenyekana no gukundwa n'abantu benshi. Ikintu cya kabiri cyamugize umukire ni gukoresha imbuga nkoranyambaga neza. Benshi mu rubyiruko usanga dukunda social media cyane, ndetse kubona umukobwa cyangwa umusore kuri iki gihe udafite account kuri Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, WhatsApp n'izindi ibyapfa kukorohera kumubona. Ariko ko turi benshi dufite ama account kuri izo social media, ni iki tuzikoresha? Nuye musaruro tuzibyaza? Isubizo cyiza wagikora kuri Kate Bashabe, umukobwa wasobanukiwe neza kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Kate Bashabe yifashisha cyane Instagram mu kwamamaza ibikorwa bye. Uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga n'ubuhanga bikorana bimuteza imbere kuko bimuhesha abakiriya benshi batandukanye. Hari abantu bamwe usanga bafite aba followers benshi kuri account zabo, ariko ugasanga baracyata ku bukene. Abandi bakubwira ko babuze akazi, nyamara ntibazi ko aba followers bafite ari zahabu na diama batunze. Niyo waba udafite business yawe ku giti cyawe nka Kate Bashabe, washaka n'abandi bazifite ukabamamariza bakakwishyura. Hari n'ubundi buryo bwinshi ushobora kubyazamo amafaranga. Izi social media twirirwa dupostinga amafoto yacu gusa ngo abantu baturebe nkaho ibyo igifu kibisye. Gushyiraho ayo mafoto yawe na video zawe si bibi, ahubwo bishyireho
numara kwigarurira imitima y'abagukurikira utangire ubabyaza umusaruro nka Kate Bashabe. Icya gatatu cyatumye Kate Bashabe agera ku bukire no gushora mu bushabitsi bw'imideli. Nkuko twakomeje kubivuga, Kate Bashabe yihebeye ibijyanye no guhanga imideli nubwo afite n'ibindi bikorwa bitandukanye akora bimwinjiriza amafaranga. Kate Bashabe rero yatangije inzu y'imideli yise Kebasha Fashion House igurisha imyenda n'ibikoresho by'imideli bikurura abakiriya bakomeye. Iyo Fashion House ni imwe muri business akora yagize uruhare runini mu kuzamura ubukire bwe. Ikintu cya kane cyatumye Kate Bashabe agera ku bukire bwe ni kwigira ku bandi bakoze neza. Kwigira ku bandi bakoze neza. Bimwe mu bitabo byigisha uko umuntu yagera ku bukire usanga bakunze kutubwira ko niba ushaka umwuga wahisemo gukora ugukiza cyangwa se akazi ukora, ibanga rya mbere ryabigufashamo ni uguhora wihugura. Ibi rero Kate Bashabe nk'umukobwa wakuze ashaka kuba umukire yabyumvise vuba. Kate Bashabe rero yagiye yigira ku bantu batandukanye bamubanjirije mu bucuruzi bw'imideli, akabasura akareba uko bakora, akabagisha inama. Ibi rero byamufashije kwirinda amakosa muri icyo gisata yarinjiyemo cy'imideli, ndetse bimufasha no gushyiraho ingamba zizamura ubucuruzi bwe vuba. Ikintu cya gatanu cyamuhinduye umukire ni uguhuza ibyo akora n'imyitwarire myiza, cyangwa se reka tubivuge kundi mu ndimi z'amahanga, discipline mu kazi. Kate Bashabe imyitwarire myiza ndetse no guhuza akazi n'ubushake bwo gufasha abantu batandukanye byamufashije kuba umunyamuryango uzwi kwitwararika, ndetse byatumye yigarura imitima ya benshi kandi bituma yizerwa n'abakiriya. Icya gatandatu cyamuhinduye umukire ni uguha agaciro igihugu cyamubyaye, akaba umuririmbyi waririmbye ngo habeho Rwanda ngobyi yaduhetse. Kate Bashabe rero yahaye agaciro gushora imari ye mu gihugu cyamubyaye Rwanda, kandi uko akora ibikorwa bitandukanye bishingiye ku kuzamura ishoramari imbere mu gihugu. Ibi bigatuma yiyongera ku bashoramari bakomeye b'Abanyarwanda, kandi bigatuma abantu bamwizera bakanamukunda. Icya karindwi cyamuhinduye umukire ni ukwihangira imirimo adategereje akazi ka leta cyangwa ak'ibindi bigo bitandukanye. Kate Bashabe yahisemo gushyira ingufu mu kwikorera adategereje akazi ka leta cyangwa mu bigo byigenga. Ubwo yahereye ku gitekerezo cy'ubucuruzi bwe agishyiraho umutima, ubwitange n'urukundo, bituma atera imbere mu buryo bwihuse. Icya munani cyamuhinduye umukire ni uguharanira kuba intangarugero mu byo akora, kwitinyuka. Kate Bashabe akwiye kuba urugero rwiza mu bakobwa bagenzi be, kuko yagaragaje kwitinyuka ndetse agira umwete n'umurava mu byo akora. Ibi bikaba byaramufashije kubona abantu benshi bamutera inkunga mu bucuruzi bwe, yifashishije ubuhanga bwe mu kwigarurira imitima y'abantu. Ikintu cya cyenda cyamuhinduye umukire ni ugukorana n'abantu bakomeye hamwe n'ibigo bikomeye. Umunyarwanda yivuze neza ngo nta mugabo umwe. Kate Bashabe rero uyu mugani ari muri bamwe bawusobanukiwe kandi bawubyaje umusaruro. Kate Bashabe yagiye agira umubano n'abantu batandukanye bafite ubushobozi mu bijyanye n'imideli n'imyidagaduro, ngira ngo twigeze kubikomozaho, ndetse yagiye akora n'ibigo bikomeye nka MTN n'ibindi. Rero byatumye arushaho kumenyekana no kumenyekanisha ibikorwa bye. Ikintu cya cumi ari nacyo cya nyuma mu byo twabahitiyemo cyamuhinduye umukire, kwihangana no kudacika intege. Kate Bashabe nubwo uyu munsi wa none turi kuvuga ko ari umukire, ariko ntabwo yabyutse ngo asange afite iyo mitungo. Ntabwo yabyutse ngo asange aryamye mu nzu nziza nk'iyo afite. Ntabwo yabyutse ngo asange ari kugendera mu modoka nk'izo agenderamo nziza z'agaciro. Ntabwo yasanze yogoga ikirere nk'akanyoni kisobanukiwe gahora kaguruka kajya gushaka iyo bweze. Ntabwo rero ibyo byose byamugwiriye, nta nubwo yabigezeho bimworoheye. Oya pe, nkuko nta muntu upfa kugera ku bukire atavunitse, Kate Bashabe nawe yahuye n'imbogamizi n'ibigeragezo bitandukanye mu rugero rwe rw'ubucuruzi, ariko yakomeje kwihangana no gukora cyane, ndetse yivugira ko gutsinda biva mu gukora cyane no kudacika intege mu gihe cy'ibibazo. Ibi rero byafashije Kate Bashabe kuzamuka akaba umwe mu banyarwandakazi b'abashoramari bafite amazina akomeye mu myidagaduro n'imideli mu Rwanda no hanze yarwo. Turagushimiye wowe wafashe umwanya ukabana natwe muri iki kiganiro. Kwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, no gukanda ku nzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro bivuga ku nzira y'ibyamamare, intwari n'abakire banyuzemo bagera ku bigwi bafite ubukire n'ubwamamare.
ngira ngo niba utari muri babandi bareba umuntu bakamushakamo ikibi aho kumubonamo icyiza, wamaze kumenya icyo wakigira kuri Kate Beshabe niba wifuza gutera imbere no kuba umukire w'ahazaza, cyane cyane abakobwa abari Rwanda. Mwakoze cyane kudukurikira. Bye naho gutaha.